atangarize babwire ngo irabarambiwe kandi irabakarabye. Imana irabakarabye ibakuye ku ngoma. Ibyo yari yarabahaye, ibyo yari yarabagabije, umurimo w'Imana mwafashe mugatoba mugasiga ibindi bintu bisa n'icyasha. Habwa n'indi message y'uwo bita Mama Chance. Nyuma y'uwo bita Mama Chance mpabwa na message y'uwo bita Mama Sharirene. Imana irambwira ngo uzabambwirire ubambwire ngo irambiwe, ihaza agasuzuguro kabo, ihaze ubusinzi bwabo ndetse n'ibindi bakora byose. Imana irabihaze kubera ko iyera yavuganye nanjye irambwira ngo kura abami ku ngoma ikimika abandi, ikuye Mutesi. Imana yimitse abandi kubera ko ifite abandi babyeyi, ifite abandi bakobwa, ifite abandi bantu 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Yanyu pera sira tarango shandora kire wini ngora zira. Uretse n'ibyo ngibyo murangije mukora ibi. Nabonye marayika w'Imana amanuka, mbona aje arambwira ngaje kureba k'ibyo babashinja cyangwa ibyo babarega ari ukuri. Aho yandika agiraho ahavibura naho ashyira hagakubo avanga baciye ku ngoma. Arambwira ngo baciye ku ngoma kubera ko nabonye arimo aragenza, kuko abantu barimo baramurega n'isi nimiramurega. Kandi muri iyi si niho dukorera ibyaha, muri iyi si niho dukorera ibyiza, muri iyi si. Ariko ndagira ngo nkwihanangirize, ndagira ngo nkubwire ngo garuka imbere y'Imana, twongere twinginga Imana dusura mu mikorere yawe, kubera ko nabonaga abantu benshi abuzura agahinda. Kandi ijuru ryarambwiye ngo mbwira abo bantu basenge cyane, kubera ko isi yadukiwe n'icyo cyorezo, isi yadukiwe n'icyorezo. Umwuka w'Imana bavuganye nanjye urambwira ngo mbwire abantu bakurenganyije batabashije Imana, abantu bagutoteza batagishije inama Imana gatanu ari gutwara abagabo babandi. Ijuru ryarambwiye ngo rije kugira ngo rigere n'ibyo bamurega ari ukuri. Iyo ntibyagiye bivugwa n'abantu, Imana irimo irabigenzura. Imana yohereje marayika. Arantu umvise uvuga ibintu, ariko ndavuga nti ndaza kukubazaho neza. Arantu umvise uvuga ngo guhuza abagabo n'abagore kuri Pastor Mutesi, ibyo bintu wabibonye hute? Nabonye isi irimo iramurega, abantu barimo baramurega kuhuza ubukomisiyoneri, guhuza abagabo n'abagore, guhuza abakobwa n'abasore, kumera nk'abacuruza. Abacuruza kigeze kuvugwa, ariko kigeze kumva abantu babivuga. Ijuru ryaravuze ngo rije kugenzura koko nimba kambasuhuze cyane kandi mbifuriza ibihe byiza. Tugize umugisha wo kongera kuza hano, Imana ishimwe. Maze rero mufasha twakire umuhanuzi kanyamahanga, maze tubane kuri uyu munsi. Turakwakiriye. Murakoze cyane, ndabishimiye kandi namwe Yesu abishimire. Imana yabanye namwe mu bihe byiza byo gusenga mwagize? Imana yabanye natwe, twabonye Imana kandi twumvishijwe ry'Imana rirangurura, rivugana natwe. Akaba ari nayo mpamvu yatumye uyu munsi tuza imbere ya kamera, kugira ngo tuze gutangaza ibyo Imana yavuganye natwe, kugira ngo umuntu wese abyumve ndetse na ba nyir'ubwite babyumve, kuko Imana hari abantu imaze kurambirwa. Hariho benshi batazi iby'urukundo, hariho benshi batazi iby'urukundo rw'Imana. Hariho n'abaruzi barukeresa bagakina narwo. Hari abantu bazi urukundo rw'Imana ariko bakina narwo. Rero tumaze iminsi turi mu masengesho, ariko uyu munsi nazanye message ikomeye, nazanye message Imana yampaye, yavuganye nanjye ibintu bikomeye. Ariko igikomeye reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'urukundo, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, Imana yariri kera n'uyu munsi ikaba ari kuri, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo uyu munsi turongeye turaguhamagaye. Ahangaha n'uruhande rwa kamera, ariko ndakwinginze ngo ubuntu bwawe bukomeze bubane nanjye kandi bunshyigikire. Ibyo ngiye kuvuga ni message yawe kandi nyitambutse uko wayimpaye, singira icyo nkuraho n'icyo ngabanura cyangwa se icyo nongeraho, ahubwo uko ubishaka ndetse n'uko ubishima no kuba bintumye aba ari byo mvuga mu izina rya Yesu Kristo. Bisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amina. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Icyo gutuma yagutumye ku byiciro by'abantu bameze gute? Imana yantumye n'abasore, n'abagore, n'abagabo. Imana yantumye ku bantu bageze kuri 5
ariko n'abakristo ntabwo ari abakristo, ntabwo ari abakristo. Kubona mugiye bagenda bayembayemba nibo bateje itorero akaga, nibo bateje abantu akaga, bateje abantu muraba, kubera ko nabibonye ari message ndende, nabonye message nyinshi, ariko reka mpere kuri bano babiri. Uwa mbere Imana yantumye ku muntu bita Mutesi, Pastor Mutesi. Mpabwa n'indi message y'uwo bita Mama Chance. Nyuma y'uwo bita Mama Chance mpabwa na message y'uwo bita Mama Sharirene. Imana irambwira ngo uzabambwirire, ubambwire ngo irambiwe, ihaza agasuzuguro kabo, ihaze ubusinzi bwabo ndetse n'ibindi bakora byose. Imana irabihaze, kubera ko iyera yavuganye nanjye irambwira ngo nzababwire ngo irabarambiwe. Umuririmbyi yavuze ku kera, yavuze ngo ikura abami ku ngoma ikimika abandi, ikuye Mutesi ku ngoma, ikuye Mama Sharirene ku ngoma, ikuye Mama Chance ku ngoma. Imana yimitse abandi, kubera ko ifite abandi babyeyi, ifite abandi bakobwa, ifite abandi bantu 7,000 bitari byapfukamira Bayali. Imana yarambwiye ngo mbatangarize ngo ibaciye ku ngoma, kubera ko nabonye marayika arambwira ngo nzababwire kandi nzabakaramira imbere. Arambwira ngo uyu munsi mbatangarize ko marayika bakarabye, arabakarabye. Ibyo bakoze birahagije, umurimo w'Imana wagiyeho igitutsi kubera abo. Ubusambanyi barabukora, Imana ikabareka. Ubusinzi barabukora, Imana ikabareka. Ibindi bibi byose barabikora, Imana ikabareka. Ariko yarambwiye ngo nzabakarabira imbere, mbakarabiye imbere, kubera ko iyera ariko yavuganye nanjye irambwira ngo irabakarabye, kubera ko mwanze kumvira Imana, mwanze kumvira iyera, mwanze kumvira ihoraho, mwanze gukora ibyo Imana yabasabye, ahubwo mukora ibyo mwishakiye, mubikoresha mwishakira indamu zanyu. Ndetse uretse no kubikora mwishakira indamu zanyu, pera sira tarango shandora kire wini ngora zira, uretse n'ibyo ngibyo murangije mukora ibizira, murangije mufata ikizira mukizana ahantu hera. Atangarize babwire ngo irabarambiwe kandi irabakarabye. Imana irabakarabye, ibakuye ku ngoma. Ibyo yari yarabahaye, ibyo yari yarabagabije, umurimo w'Imana mwafashe mugatoba, mugasiga ibindi bintu bisa n'icyasha. Imana yarambwiye ngo irabarambiwe. Nabonye marayika w'Imana amanuka, mbona aje arambwira ngo aje kureba ko ibyo babashinja cyangwa ibyo babarega ari ukuri. Arambwira ngo araje, yagenda agafata urupapuro akagenda areba buri cyaha, buri bikorwa bagiye babashinja ndetse n'ibyo bari kubarega nimba ari ukuri. Arambwira ngo araje kandi aje kubarana namwe, aje kureba ko ibyo abantu birirwa bavuga ari ukuri. Yarambwiye ngo nibiba byiza mube maso kandi musenge, kuko marayika w'Imana uko azanye inkoni kandi aje guhemba, aje no kubahana, aje kugera imirimo mwakoze muri hano, kubera ko mwakoze byinshi bibi. Uretse n'ibyo bibi mwavuze ibitari kuvuga, dore ko mwahinduye izina ry'Imana indiri cyangwa se n'ibindi bibi. Ariko nabonye marayika aje kugera, aje kugenzura, aje gushaka, aje no kugira ngo arebe amakuru bajya babashinja ko ari ukuri. Ndagira ngo mbabwire kano kanya imbere ya kamera, urabizi ko twaravuganye wowe, ijwi ry'Imana uranga urarinangira, ariko yavuganye nanjye irambwira ngo ndongere nkubwire ngo marayika araje kandi aje kubarana nawe, kandi aje kugenzura, aje kugera imirimo yawe, aje kugera ibyo bagushinja n'ibyo bakurega kari ukuri. Kandi ntabwo aje yirengagije ko ari byo wakoze byiza, ntabwo aje yirengagije ko ari byo wakoze bibi, ahubwo aje kugira ngo noneho nawe mubarane. Marayika w'Imana aje kubarana nawe, kuko nabonye aza kandi atari igitabo kinini. Nabonye aza afite ikaramu ari kugenda yandikaho, agiraho yandika, agiraho ahavibura naho ashyiraho agakubo, avanga baciye ku ngoma. Arambwira ngo baciye ku ngoma kubera ko nabonye arimo aragenza. Abantu bagiye barababwira ngo nimugarukire aho ngaho, mugira ngo nayubu. Ejo bundi urabizi waraje urihandagaza, uravangura indaya ya Yesu, ijuru rirabibona rirarakara, rirakureka. Ugira ngo niko bizahora, ariko ijuru uyu munsi ryamanutse ngo ribarane namwe, rirebe nimba koko ibyo babashinja rije gushyira ku munzani, rije gushyira ku gipimo, rije kubahana, rije no kubahemba. Ariko nabonye marayika w'Imana
nabonye akora ibintu bikomeye. Yarambwiye ngo nzababwire ngo mwitondere iki gihe aje kubarana namwe, kubera ko ni igihe kugira ngo ibyanyu bijye ku mugaragaro. Nimba ari ibyiza bibonwe, nimba ari ibibi bibonwe, nimba ari imirimo mibi igaragare, nimba ari imirimo mukorera mu bwihisho igaragare, kubera ko bigeze ku Mana. Bitera umutima w'Imana kurakara, bitera Imana umwijima, bitera Imana kubabara. Iravanga iraje kugira ngo irebe uwo mwijima abantu babarega n'iryo curaburindi n'ako gahinda, ariko Imana irababaye. Umukozi w'Imana bagiye uvuga ibintu bikomeye cyane, numva ukomoje kwitwa pasiteri Mutesi, uvuga umwitwa Mama Chance, ubwo ni inda ya Yesu, ubwo umwitwa Mama Sharirene, abo bantu uko ari batatu. Imana yakubwiye ngo iki kuri pasiteri Mutesi? Imana yarambwiye ngo amaze igihe kirekire. Rimwe barimo baramurega ibyaha bigeze kuri 5. Ibyo hari ibyo aregwa n'abantu, ariko hari n'ibyo aregwa. Rimwe hari ukuba afata abagabo n'abagore akabahuza mu buryo bunyuranyije no gushaka kw'Imana. Kabiri hari ubujura. Gatatu hari ukubeshyera ijambo ry'Imana. Kane hari ukwambara bidahesha Imana icyubahiro. Gatanu hari ugutwara abagabo b'abandi. Ijuru ryarambwiye ngo rije kugira ngo rigere n'ibyo bamurega ari ukuri. Iyo ni byagiye bivugwa n'abantu, Imana irimo irabigenzura. Imana yohereje marayika aze kugenzura nimba ibyo bintu koko ari ukuri. Arantu numvise uvuga ibintu, ariko ndavuga nti ndaza kukubazaho neza. Arantu numvise uvuga ngo guhuza abagabo n'abagore kuri Pastor Mutesi, ibyo bintu wabibonye hute? Nabonye isi irimo iramurega, abantu barimo baramurega kuhuza ubukomisiyoneri, guhuza abagabo n'abagore, guhuza abakobwa n'abasore. Ijuru rirambwira ngo ntabwo ryamutumye guhuza abantu. Ijuru rirambwira ngo rije kugenzura koko ibyo bintu nimba ari ukuri. Ariko guhuza abantu si byiza ubwo? Ntabwo guhuza abantu ari byiza. Mu bukomisiyoneri guhuza abantu mu buryo bw'abantu bagiranye ibibazo cyangwa se mu bundi buryo ni byiza. Ariko gukora ubukomisiyoneri kumera nk'abacuruza. Abacuruza bigeze kuvugwa, ariko rigeze kumva abantu babivuga. Ijuru ryaravuze ngo rije kugenzura koko nimba acuruza abagabo n'abagore. Nicyo kintu navuze cyo guhuza. Wowe ushobora nko kuba uri nk'umukobwa akaguhuza n'ikigabo mu buryo butari kugira ngo mubane, ahubwo ari kugira ngo abacuruze. Isi iramurega, abantu barimo baramurega imbere y'Imana ko akora ibyo bintu. Rero marayika w'Imana yaje aje kugenzura koko ibyo bintu nimba ari ukuri. Bya bintu biba bitoroshye. Ntabwo byoroshye, ni message nabonye iteye agahinda ibabaje. Ariko ijuru ryarambwiye ngo ndisanga ari ukuri, rije kugira ngo rimukure ku ngoma rikenyeza abandi. Ngo niyo yimika Imana, niyo yimika. Yakuye Sawuli ku ngoma, imika Dawidi. Niyo yimika Imana, niyo yimika. Reka ibyo tubyihorere byo kuririmba. Icyo tuzi cyo nuko kuko dufite message Imana niyo yimika. Niyo yimika. Nimba abo bagore Imana igiye kubatenga, ibabarire batengure cyangwa se simbizi. Reka mvuga no kuri Mama Chance. Mama Chance we Imana yakubwiye ngo kirere. Mama Chance Imana yarambwiye ngo rimwe marayika w'Imana aje kugenzura uburaya bamushinja nimba ari ukuri. Ije kugenzura nimba ubwo buraya ari ukuri. Ije kugenzura ubwo businzi bavuga nimba ari ukuri. Ije kubarana nawe. Uko gutwita sabyo numvishe baratwite. Naby'ijuru riramanutse. Kandi gatwite nta mugabo afite. Ijuru riramanutse rije kugenzura iyo mirimo akorera mu rwihisho nimba ari ukuri. Noneho ijuru ryaje kugenzura kandi we ryamanukanye umubabaro ndetse ryamanukanye inkoni rije kumuhana kubera ko yararengereye. Ijuru ryarambwiye ngo ryararengereye kugira ku rwego yafashe ijuru akarisebya aryitirira ibitari byo. Arambwira ngo riramanutse rije kugenzura kuko n'ibyo bintu ari ukuri.
Imana ije kugenzura. ije kugenzura Niba koko ibyo yitiye ari ukuri. nimba ari ukuri. Yaravuze ngo inda Yesu. Yaravuze ngo ijuru ryaravuze ngo riraje. Riraje. Rije kubarana nawe. Se bizamusiga amahoro ra. Ntacyo mbivuzeho. Ariko nabonye. Twagiye kwitwa Mama Sharene. Umvise nawe muvugamo. Kandi abazi iminsi bavuga yuko ngo afite amarogi. Afite amarogi. Ariko ngo hari na etage yabagamo ngo yajyaga avuga ko ari iye, none byarangiye wawe waramucumbikiye nkamwirukanye nabi. Numva message uzifite zose uko nabibonye. Nabonye icyambere ijuru rije kureba koko k'ibyo bintu bamushinja. Rimwe icyo bita ubwiraririzi n'ubwiyemezi bwo mu mutima, nimba koko ibyo bintu ari ukuri. Kabiri rije kureba koko nimba yarafashe umurimo w'Imana akawusimbuza amarogi. Ijuru rije kubarana nawe. Ijuru ryarambwiye ngo rije kubarana nawe, rije kureba iyo mirimo arimo arakora nimba ari ukuri, kubera ko isi irimo iramurega. Abantu barimo baramurega kubera ko umurimo w'Imana ugiyeho igitutsi kubera we. Muri iyi si niho dukorera ibyaha, muri iyi si niho dukorera ibyiza, muri iyi si niho badutangira ubuhamya ku ijuru. Bibiliya ivuga ngo iki? Iravanga ikiboshye mu isi no mu ijuru kiba kiboshye. Y'abantu bakuboheye mu isi no mu ijuru buboshye. Niyo mpamvu ijuru ryamanutse rije kugenzura kuri abo bantu. Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbinginge, tukiri hano hantu ndagira ngo mbasabe musengera aba babyeyi, musengera aba bantu kugira ngo ijuru niriza kubarana nabo, kubera ko nabonye bagirwaho bagira akaga gakomeye cyane, nabonye bagira agahinda gakomeye kandi barababajwe bihagije. Nuko ijuru rirambwira ngo rije kubarana nabo. Ariko nayo mbinginze ngo mumfashe dusengere aba babyeyi, narigize ngo dusengere aba mama, ariko ntari nava imbere ya kamera. Hari abandi bantu ngiye kuvuga ko ari nabo leta biyumva, Banyarwanda ndetse n'isi muri rusange. Nabonye ijoro ryijima, mbona ijoro ryijima, nkomeza guhendahenda Imana, ndayibaza ngo ibi ni ibikino nombonye. Ijuru rirambwira ngo abantu mukwiye gusenga, kugera ku rwego mukwiye gusengera ibi bintu bikurikira. Rimwe nabonye isi yadukirwa n'ikoranabuhanga rikomeye, mbona yadukirwa haza imashini zitangira gusimbura abantu mu kazi. Zitangira gusimbura abantu mu kazi. Ijuru rirambwira ngo nzabwira abantu bakwiye gusenga, kubera ko nabonaga abantu bamwe bava mu kazi cyane cyane, uraza kwiyumva. Nabonaga abaganga, nabonaga abarimu, nabonaga abandi bakozi benshi, haza imashini zibasimbura mu kazi. Ijuru mbona isi yose igize agahinda kandi irababaye, kubera ko hatakiri gukora abantu, ahubwo hagiye kuzajya hakora ibindi bintu. Kandi murabibona cyane, kubera ko nabonaga agahinda gakomeye kuri buri bantu. Inzara itera, abantu babura ibyo kurya, babura n'ibyo gukora, kubera ko haje ibindi haje za mudasobwa, haje izindi mashini zisimbura abantu ku mirimo bakoraga. Ukwiye gusenga kugira ngo nawe utaza kuza kugerwaho n'ibyo bihe, ukabona ibindi bintu bigusimbura ku kazi kawe, ukabona ibindi bintu bigusimbura mu mikorere yawe, kubera ko nabonaga abantu benshi buzura agahinda. Kandi ijuru ryarambwiye ngo mbwira abo bantu basenge cyane, kubera ko isi yadukiwe n'icyo cyorezo. Isi yadukiwe n'icyorezo, kandi nubwo abantu babyishimira, ntabwo ari ibintu byo kwishimirwa. Ni ikoranabuhanga nibyo, ariko ntabwo ari ibintu byo kwishimirwa, kuko bigiye gusimbura abantu bamwe ku kazi. Bamwe babura akazi, abandi bagende bicare, kandi kubura akazi kw'abantu bizatera inzara ikomeye kuri bamwe, ubundi bandi bazamuke. Rero ukwiye gusenga wowe uri muri ibyo bintu. Umwuka w'Imana wavuganye nanjye urambwira ngo mbwire abantu bakurenganyije batabashije Imana, abantu bagutoteza batagishije inama Imana. Imana irambwira ngo ije gutatanya iyo migambi y'icakura kugira ngo zitarata ubwenge bwazo. Abantu bakuvuzeho amagambo menshi atahesha Imana icyubahiro, abantu bakuvuzeho ibintu byinshi bidahesha Imana icyubahiro. Ariko nshuti yanjye, mwene data, Imana yarambwiye muri aya masengesho, irambwira ngo nkubwire ngo ibyo bintu abantu bagukozeho, iyo ngiyo ni imigambi y'icakura, ariko Imana ije kuburizamo imigambi y'icakura kugira ngo zitirata ubwenge bwazo. Ariko babyeyi bafite abana b'abakobwa, ndetse namwe mufite abana b'abasore, nabonye icyorezo cyadukira abana batoya cy'ubusambanyi, cyadukira abasore, cyadukira abakobwa. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo musengere, wowe mubyeyi ufite umwana w'umukobwa, wowe mubyeyi ufite umwana w'umusore. Ijwi ry'Imana rivugana nanjye rirambwira ngo nzakubwire musengere abana b'abasore, kuko baradukiriwe n'icyorezo.
cy'ubusambanyi, cy'ubusinzi ndetse n'ibindi byose biteye isoni byo muri ubu buzima. Ijwi ry'Imana rivuga nanjye namwe ngo mbabwire muzaze dusenge dukureho uyu mwuka, dusengane twirukane uyu mwuka mubi w'abadayimoni ugamije kugira ngo abana babibirara babibyomanzi bigumure ku babyeyi, ndetse bamwe bave mu rugo abandi bajye mu misozi abandi bajye mu birara, kubera ko nabonye abana b'abakobwa benshi bakiri batoya badukirwa n'ibigabo by'ibimara bibashora mu busambanyi, bibashukisha amafaranga, bibashukisha ibintu bidafite umumaro. Aha ijwi ry'Imana rirambwira ngo nzabwira ababyeyi ngo basenge, bicare hasi ku mukeka basenge, bahamagara Imana izirengere, kubera ko abana batoya bishoye mu busambanyi, bahombeye igihugu, bahombeye n'ababyeyi, bahombeye n'imiryango. Nimuze dusenge twinginga Imana irengera abana bakiri batoya, kubera ko birakomeye, kubera ko Satani yarahagurutse kugira ngo abuze ibyishimo ababyeyi babyaye abana, kugira ngo ibuze ababyeyi kuzambara ikamba rya kibyeyi, kugira ngo ibuze ababyeyi kuzishima bya kibyeyi, kugira ngo ibuze ababyeyi kuzaheka, barangiza bagashyira mugongo bahetse abuzukuru bateruye bavuga ngo ngiyi imirimo y'Imana, kubera ko Satani yarahagurutse kugira ngo abuze ababyeyi kugira ngo baheke abana bavutse mu buryo bwemeye cyangwa bashingiwe mu buryo bw'itorero, ahubwo bavuke mu buryo bw'inda zitunguranye. Ndagira ngo mwene data nshuti yanjye mubyeyi unteze amatwi, nawe wumva ibi bintu bibabaje cyangwa se iki kirere kibabaje, ngwino dusenge twinginga Imana irengera abana batoya, irengera abasore, irengera abakobwa, irengere ndetse n'abandi, kubera ko nabonye ndimo ndasenga hari ingo nyinshi, nabonye hari ingo nyinshi zisenyuka. Satani agabye igitero mu ngo, arongera agabye igitero, arongera agabye igitero bwa gatatu, arongera agabye igitero ku babyeyi bubatse, arongera agabye igitero ku bagabo bubatse, kugira ngo agire ingasenya mu gihe nk'iki ngiki. Ariko kiri muri buno buhanuzi ijwi ry'Imana riransanga rirambwira ngo dusenge dukureho uwo mwuka, kuko ni umwuka Satani yohereje ugamije kugira ngo abagabo abagore babure amahoro yo mu rugo, abantu ingo basenye, ntagire umuntu umurumaramo kabiri, ntagire umuntu urumaramo gatatu, ahubwo ingo zisenyuke buri munsi. Ariko ndagira ngo nkwihanangirize, ndagira ngo nkubwire ngo garuka imbere y'Imana, twongere twinginge Imana dusenge, dusoza dushyira ku musozo. Ijwi ry'Imana tukirimo turazana message y'Imana, ijwi ry'Imana ryaratsaze ngo nzabwire ba Mutesi, nzabwire ba Mama Sharirene, nzabwire ba Mama Chance, babwire ngo marayika y'Imana aramanutse kandi aje kubarana nabo, mureke dusenge. Ijwi ry'Imana ryavuganye nanjye rirambwira ngo aramanutse, marayika w'Imana aje kubarana namwe kandi aje guhemba, aje no guhana. Mu izina rya Yesu Kristo twongeye turagushimiye kuri Imana nziza, uri Imana ikiranuka. Izi ni message wampaye ngomba kugeza ku bwoko bwawe, nzitambukije uko wazimaye, ntacyo nkuyeho ntacyo ngabanyije. Ndakwingize ngo uzishyigikire kandi ubane nazo, buri muntu wese ukomeze abone neza yawe, kandi ndetse nabaguye mu mishuko ya Satani ubagire neza kandi ubuzesha amaraso yawe, maze amaraso y'umwana w'intama w'Imana abagirire imbabazi z'ibyaha. Ijambo ryawe ryambwiye neza rirambwira ngo abazemera bakihana muzababatize. Nanjye umuntu wese uzemera akihana azajye ahantu hamwegereye bamubatize. Ibyo mbisabye mu izina rya Data, iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Turagushimiye. Nanjye ndabashimiye. Kandi Yesu aguha umugisha. Amen. Kubwo ikiganiro cyiza tugiranye, kandi ubwo message utambukije, Yesu akongerera imbaraga n'amavuta. Amen.